Wambo reka tubasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza ngira ngo aho muri hose nizeye ko mumeze neza. Uyu munsi rero murabibona yuko twambaye nka kera muri iyi minsi turagira ngo tujye twambara nka kera kugira ngo tubashe gusa n'abantu ba kera uburyo bambaraga, bakundaga kwambara. Ubundi abantu ba kera murabizi yuko bakundaga kwambara icyo bita impu, nanjye kuvanga impuzu, ariko impuzu nzi ko ari imyenda ariko mu rurimi rw'ikirundi, sibyo? Ababizi njyamo murabyumva, cyangwa se abaturanyi bo hakurya i Burundi bo muratwumva, siko bimeze. So rero wasangaga bakunda kwambara akantu gafashe gutya ku mabere n'agakingirije igitsina gusa, ugasanga barambaye, kandi burya nta muntu wabarushaga umuco, sibyo? Nta muntu wabarushaga umuco, wasangaga ari abantu bafite umuco, nubwo basengaga bagasenga za Nyabingi na za Ryangombe na za biki byose, ariko wabonaga yuko imana zabo bagize gute bazubashye. Ariko kuri iyi nshuro y'uyu munsi abantu twasobanukiye kwambara neza, ntabwo babyambaraga kubera ko bari babyanze, ahubwo babyambaraga kuko nta kindi kintu bari bafite. Ngira ngo murabizi abana bajyaga babaheka mu mpu, sibyo? Uruhu rw'inka, uruhu rw'iki, kugeza kuri iyi saha hariho n'abantu babihetswemo, ngira ngo murabizi bicitse vuba. Impamvu babikoraga nuko nta rindi terambere ryari ryakabaye ryaraje, ariko uyu munsi nanga dufite iterambere. Uyu munsi urashaka kwambara ipantaro ukayambara, wanashaka ukagenda ukayikoresha uko ushaka, urashaka kwambara ikanzu nziza ukayambara. Impamvu uyu munsi none aha ngaha tugize ngo tuzane iyo nyigisho, ni ukugira ngo buri muntu wese udukurikiye yige kwambara, sibyo? Yige kwambara. Umwambaro wa mbere rero burya ubaka umutima. Niyo mpamvu nshatse kugira ngo mbanze mpere uko bakera bambaraga. Wabonaga nyine bambaye, bashakaga gutwikira amabere yabo, bakanatwikira n'igitsina cyabo. Bivuze ngo rero umutima wabo fasiti niwo babanzaga kugira gute kwambika, kuko uko yari yambaye urumva byabaga ari ibintu bidasobanutse. Umuntu ashobora guhenenura, akamuhenura hariya bigahita bijya hejuru, ariko ntabwo bajyaga muri ibyo byaha by'ubusambanyi, ntabwo bajyaga mu byaha by'ubutinganyi, ntabwo bajyaga mu byaha byo kuvuga ngo bajye kwiba cyangwa bajye kwica, cyangwa ibintu nk'ibi ngibi bimaze gukwirakwira mu isi hose, cyane cyane icyaha cy'ubusambanyi. Wasangaga rero nubwo babyambaye ariko babanje kwambika umutima wabo, babanje no gutinya imana zabo. Ariko kuri iyi nshuro y'uyu munsi hano aha ngaha usanga umuntu agira ate, yambara ikintu kirekire pe, kirekire kigeze hasi. Mwa bantu njyaho mujya mubibona, akambara ikintu kigeze hasi, ijipo nziza igeze hasi, agapira keza katamufashe, n'iyo jipo itamufashe ukavuga uti dore umuntu wubaha Imana. Wajya kubona ukabona arimo arasohoka muri geto z'abasore ibyo bintu nshaka kuvuga aho murabasha kubyumva, uko umeze inyuma gutya fizikali ntago ari kumeze ku mutima. Jewe wenda uko mundeba ameze gutya siko ameze ku mutima, kandi uko niko kuri. Uwo nguwo ureba ameze gutyo siko ameze ku mutima. Ibyo rero uzasanga inshuro nyinshi biba ari ibibazo bikomeye cyane ku bantu bagenda badukurikirana. Nyine bibabera ibibazo, bakajya bibaza akavuga ese ikizima ni igiki biki. Ariko impamvu ndi hano ni ukugira ngo ngufashe kandi ngusobanurire. Ntago umuntu nta hantu ahuriye n'imyambarire. Hariho abantu bigeze kuvuga ngo umuntu ni mugari, ni nka Afurika uko utayigenda umunsi umwe ngo uzayirangize, ni nako burya umuntu angana mu mutima. Afurika yose wagenda ukayirangiza umunsi umwe se? Nk'iyo wakoresha indege ahari, ntabwo wagenda intara zigize igihugu zo zonyine biba bibaye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umunsi umwe ntabwo wagenda ngo uyirangize. Bivuze ngo n'umuntu burya mu mutima we ni muremure cyane, afite ibintu byinshi abikamo, afite ibintu byinshi
atekereza wowe utazi udatekereza. Ibyo rero bivuze ngo dukwiriye kumenya uko dushoboye kose ko tugomba kwitwararika, ntitwite ku myambarire, ahubwo twebwe noneho twite kuvuga ngo turi abantu bwoko ki, dukeneye kugera ku ki, dukeneye se kuba abantu b'Imana cyangwa dukeneye kuba abantu b'isi. Kuko niyo wakwambara meni kubwira ko ari amarangamutima yawe gutegeka, ntagutegeka icyaha, Imana niyo izaba iri kukureba mu mutima. Kimwe ko tubonye ko harimo n'abambara birebire, ariko ibyo birebire n'ubundi ntibibabuze kugira gute kubikuramo mu kanya kari buze. Erega mwana w'umuntu, niyo wakiyoberanya kuri njyewe cyangwa ukiyoberanya ku wundi muntu, ariko Imana yo ntiwayiyoberanyaho. Wapi? Imana irebera hose icyarimwe, kandi Imana yumvira icyarimwe ibintu byose biri kubireba. So rero mumenye yuko uko byagenda kose dukwiriye kwitwararika, tukamenya agaciro k'umuntu. Iyo wakuyemo umwenda uwakubahaga arakubahuka, uzabicunge. Buriya umukobwa iyo ukiri kumutereta umutinya ugira gute, iyo mumaze guhenanurana imyenda usanga wamuciye amazi. Ni nk'urugero wenda uzabicunge nk'umugabo wawe afite nk'akazi karemereye, bamwubaha bamutinya, ariko wowe uba waramuciye amazi ku mutima wawe, ngira ngo urabizi. Bivuze ngo rero hari ibyo twebwe twirengagiza, hari ibyo tugira gute twirengagiza, ugasanga ntabwo turi kubyumva, ugasanga ntabwo niba umuntu yiyambuye ukaba wirengagije yuko uri bumuce amazi. Bivuze ngo rero abantu mudukurikiye, urubyiruko, abantu bakuru, mugerageze mwambare ariko muhereye ku mutima. Kuko njye nshobora kuba niyambariye gutya cyangwa nambaye n'akamini, ariko ngewe umutima wanjye wubahisha Imana. Ngewe nkurikije ubuzima naba mbayemo, ubuzima naba niyumvamo n'Imana, nkasanga umutima wanjye wubahisha Imana. Ariko wowe ukirwa wambaye birebire cyangwa amapantaro kugira ngo utagaragaza ngo amaguru, ariko ugasanga kubahisha Imana kwawe kuri guke cyane. Ibyo byose rero tujye tubyibuka, tujye twibuka yuko nyuma y'ubu buzima bwose tureba hari ubundi buzima, hari ukundi kwishima, hari ukundi kubabazwa, hari ukundi nyine namwe murabyumva gutandukanye nuko tuzatubayeho. Nubasha kumenya ukabiha agaciro bizagufasha, ariko nutabiha agaciro ntabwo bizagufasha. Ibyo rero tujye tubyitwararika nk'abana b'abantu, tugerageze ibyo dushoboye, sibyo? Niba wambaye ijipo ndende ukagira amahirwe Imana ikaba yarayiguhaye kuyikunda, yikunde kandi unakunde n'Imana biguhaye, kuko harimo n'abantu bashaka kubigerageza ariko bikanga. Ibyo mubimenye, hariho abantu bashaka kuba abantu b'Imana bikanga, ariko we niba Imana yaragutoranije, kubera iki utagomba kuba umuntu w'Imana? Nkunda kubibabwira mukagira ni burage, ni ukwikinira. No, ntabwo njya nkunda gukina mu bintu by'Imana. Abakera uko bambaraga byabaga bijyanye n'imitima yabo. Muzabireba abana b'uyi minsi n'abana ba kera. Abana ba kera nta maonapo bagiraga. Abakobwa ba kera nta bintu byo kuvuga ngo barikingira basambanye. Uzareba inda za kera n'iz'uyu munsi uko zingana, uzarebe ubwandu bwa kera n'ubw'uyu munsi uko bungana, uzarebe abakobwa bajya mu mageto, nta hantu bihuriye n'abantu ba kera. Wenda tuzashaka nk'umuntu wa kera umaze igihe runaka, tumuganirize atubwire se abantu ba kera bari bameze bate, ni izihe strategy bakoreshaga kugira ngo abana babo bageze igihe cyo kuba bashaka nta kibazo bafite. Ese ko bambaraga impu, bakambara utuntu dukingirije ubwambure gusa, babanaga n'abahungu gute cyangwa n'abasaza babo? Ariko ubu ngubu niba ari ifiriti barya, niba ari ibiki, ntiwakwambara nk'uko abantu ba kera bambaraga ngo ube uri kumwe na musaza wawe nawe wakikanga yaguteruye. Yewe usibye n'icyo na mushiki wawe wanza nawe yabikwibwirira. Ibintu rero byarakaze, musenge cyane kandi mwizere Imana, niyo izi byose, isobanukiwe byose, yakora byose rero ku bwacu. Imana ikomeze ibahe umugisha. Bye.